Itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo mwese rirabareba nk'abanyarwanda. Itangazo ni irya NESA, ikigo gishinzwe uburezi bw'abanyeshuri ndetse n'ibizamini by'abanyeshuri. NESA yatangaje cyangwa yashyize hanze amanota y'abanyeshuri bakoze ikizamini mu mwaka w'ibihumbi 2025. NESA yasohoye aya manota mu kwezi kwa munani ndetse ku itariki zisanga 19 z'ukwezi kwa munani umwaka w'ibihumbi 2025 nibwo NESA yasohoye amanota y'abanyeshuri bakoze ibizamini bya leta. Bivuze ngo wowe ufite umwana nimba yarakoze ikizamini cya leta ukaba utazi ko bareba amanota, ukurikirane ino video paka irangiye, ndaza kukwereka uburyo ki ushobora kureba amanota yawe cyangwa amanota umwana wawe yaba yagize ku mashuri. Bivuze ngo ndetse NESA ikimara gusohora ano manota yise ishyira itangazo hanze ryihuta, itangazo rireba abanyeshuri bose ndetse n'abarezi babo ndetse n'ababyeyi babo. Bivuze ngo iri tangazo ryaje ari karahabutaka. Iri tangazo riragira riti: abanyeshuri mwese mwakoze ikizamini cya leta, abaje mu cyiciro cya mbere, mu cya kabiri, mu cya gatatu, ndetse ubwo reka tujye ku cyiciro cya mbere, abana bazahabwa boruse ndetse tayari bagende barebe. Nababwiye yuko mu gihe ugiye kwiga mu kigo cya leta cyangwa muri university za leta, ndetse bazajya baguhitiramo segisiyo bitewe n'amanota wagize cyangwa bitewe nuko ubishaka. Ariko iyo ushaka guhinduza segisiyo ushobora kuba wayihinduza, ndetse iyo baguhitiyemo iyo ubona utayishaka uhitamo indi segisiyo. Bivuze ngo rero abanyeshuri mwese muzahabwa boruse za leta mwihutire kujya gutora amasegisiyo vuba vuba. Bivuze ko rero tayari amashuri nayo yahise atangira, ndetse ku munsi w'ejo ababyeyi bafite abana batigaga cyangwa ababyeyi bashaka gutangiza abana, bivuze ngo ubu ngubu tayari ejo mu gitondo wafata iya mbere ukajya ku kigo ukandikisha umwana wawe kugira ngo atangire yige. Noneho NESA ishimira n'abarezi b'abana cyangwa abarezi b'abanyeshuri bitwaye neza mu mwaka wa 2025. NESA iragaragaza yuko nta mbogamizi zigize ziba, ndetse kwa kundi bahuhishaga amagambo ngo ibiciro bigiye kuzamuka ngo by'abanyeshuri. Ndaza nabyo kubibasobanurira, ariko ntago ari byo. Ndaza gukora ikindi kiganiro mbasobanurire ibiciro, ese abanyeshuri bazajya bishyura ngahe, ese bishyura bate, ese nta kiyongereyeho nta cyagabanutseho. Ndaza kubibabwira mu kiganiro tugiye gukorana mu kanya. Reka mbanze mbabwire itangazo NESA yashyize hanze ryihutirwa rireba abanyeshuri. NESA yagaragaje yuko abanyeshuri bose ubwo amashuri bagiye kuyatangira, no kuvuga ngo barasabwa kwitwara neza ndetse bakwitwararika. Bisobanuye yuko impamvu NESA ihita isohora itangazo nk'iri, tayari ubu ngubu abanyeshuri batangiye kujya ku ishuri. Ariko reka nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Nawe wakoze subscribe uruwa gaciro, ibyo tugezeho niwe tubikesha, n'ibyo twenda kugeraho niwe tubikesha. Ndetse nge mugiye kubana mwana makuru, nitwa Kidasamura, urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Twendeleye kwa kazi ni kazi, ndetse tugiye kugaruka ku byo NESA yatangaje, ku manota NESA yatangaje. Ese NESA kubera iki yashyize itangazo hanze mbere yuko isohora amanota y'abanyeshuri? Ndetse harabazi yuko amanota yasohotse mu gitondo mu masaha y'ira saa 4, saa 2, saa 3, tayari amanota buriya asohoka saa 6 z'ijoro nibwo umunsi uba utangiye. Bivuze yuko nibwo amanota yaje kujya hanze kugira ngo abanyeshuri bayabone. Bivuze yuko rero nawe utazi kureba cyangwa utazi kureba uburyo ki amanota bayarebamo, ukurikirane paka ino video irangiye. Ndaza kubereka uburyo ki ushobora kureba amanota yawe ndetse utavuye iwawe, uri iwawe mu rugo, waba ufite telefone ya gatushi, waba ufite smartphone. Ndaza kukwereka uburyo ki ushobora kuba wareba amanota yawe wagize mu kizamini. NESA igashimira abarezi, abarimu ndetse n'ababyeyi b'abanyeshuri. Bivuze ngo ababyeyi bitwaye neza, bareze aba bana neza, bakaba bagiye gusubira ku ishuri, ndetse tayari ntago ari kera. Bivuze yuko ishuri ku wa mbere amashuri cyangwa amasomo azaba atangiye nk'uko bisanzwe. NESA ikabwira ababyeyi bose bashaka gutangiza abana ndetse batari bari mu ishuri cyangwa bari barangije, ubu ikibutsa ababyeyi bose gutangiza
gutangiza abana batigaga cyangwa abari basanzwe biga ntihagire n'umwe ubura, bose bajye ku ishuri. Ndetse NESA igaragaza yuko mu mwaka w'ibihumbi 2024 higize kubaho imbogamizi nyinshi ubwo abana bavaga mu mashuri ndetse leta ikongera ikabasubizamo aribwo babasoneraga bagatangira kujya bigira ubuntu. Tayari n'ubu ngubu abanyeshuri bigira ubuntu bamwe na bamwe, bivuze ngo rero bisobanuye yuko nawe ufite umwana utaratangira ishuri urasabwa kumujyana ku ishuri kugira ngo uwo mwana nawe agiye mu masomo nk'abandi bose, ashake iterambere cyangwa ashake ejo hazaza. Buriya aba bana batonya nibo Rwanda rw'ejo ndetse nibo dutezeho amakiriro mu gihe tuzaba dushaje. Rero aba bana mu bihutishe bajye mu mashuri kugira ngo bakurikirane amasomo, nyaboneka ubu bumenyi dufite tububasigire kugira ngo nabo bazabusigire abandi, kizabe igisokuru cy'isoko y'ibyiza, iterambere, ubushake, inyungu ndetse n'ubukire. Bivuze yuko rero ubu ngubu nkaba ngiye kubagezaho itangazo rya polisi y'u Rwanda. Polisi y'u Rwanda yatangaje yuko amanota y'abanyeshuri ubwo yasohotse, ndetse igaragaza yuko umunyeshuri wese utazasubira ku ishuri azahura n'uruva gusenya. Bivuze ngo umunyeshuri wese agomba gusubira mu ishuri. Ariko iri tangazo rya polisi ndaza kurigarukaho. Nimba aribwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Nyimwe arimo mubana nitwe Kidasamura, urw'inkorogota bakora rugakonkoma. Wowe wakoze subscribe uruwa gaciro, ibyo tugezeho niwe tubikesha, n'ibyo twenda kugeraho niwe tubikesha. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha, amafaranga, ubuzima buzira umuze. Nta kindi nifuriza abanyarwanda kereka ihirwe, kwishima, gutungana, kumva